reka mbasuhuze mwese mukurikiye televiziyo y'u Rwanda muri kano kanya ikaze mu kiganiro RSOC Talk Show. Twari tumaze iminsi tutaza ariko uyu munsi twongeye twagarutse. Uyu munsi rero tugiye kuganira kuri kanseri ya nyababyeyi ndetse n'udusabo tw'intanga. Ushobora kwibaza ngo ifata gute, ni ibiki, ibimenyetso ni ibihe? Ntujye kure kugira ngo dusobanukirwe ibijyanye n'iyi kanseri. Uyu munsi rero turi kumwe na Dr. Blaise Dushimimana, ikaze mu kiganiro. Murakoze cyane Gaga, nitwa Blaise Dushimimana, ndi umuganga wiga ibyerekeranye na kanseri zifata imyanya myibarukiro y'abadamu. Nanone turi kumwe na Dr. Kenneth Ruzindana, ikaze muri studio. Murakoze Gaga. Kujyanye n'iyi kanseri, uburyo yizi, uburyo kuri umuganga. Yego, kanseri ifata nyababyeyi, ifatamwe imbere muri nyababyeyi aho umwana ubundi akurira, ari naho akenshi haba imihango. Hanyuma kanseri y'udusabo tw'intanga yo ifata mu dusabo tw'intanga, akenshi rero nta nubwo uyirebera inyuma kuko iba iri mu nda yihishe n'imbere, akenshi ni nayo mpamvu itagaragara hakiri kare. Noneho tubwire n'ibihe byago umuntu ashobora guhura nabyo byongera iyi kanseri y'udusabo tw'intanga ndetse na nyababyeyi. Harimo kuba umuntu ashobora kugira umubyibuho ukabije, kurwara ubundi burwayi burimo ubw'isukari, aribwo bwa diyabete cyangwa umuvuduko ukabije uri hejuru. Ikindi ni uko ishobora kubaho mu gihe hari abo mu muryango bayirwaye, harimo impinduka za genetic mutation zabayeho mu ruhererekane rw'umuryango, bishobora kongera ibyo byago. Yego, nk'uko bivuze, kanseri y'udusabo tw'intanga no muri nyababyeyi, akenshi hari abantu bafite ibyago. Abantu bafite ibyago byo kwirwara ni abantu bafite urwo ruhererekane rwo mu miryango. Iyo tuvuze uruhererekane tuba tuvuga umuryango wa bugufi, ku babyeyi, bashobora kuba ari ababyeyi cyangwa bakuru bawe, cyangwa se abo mu muryango wa hafi cyane. Izo kanseri rero inyinshi, cyane cyane iz'udusabo tw'intanga no muri nyababyeyi, twavuga yuko ibyago biba mu muryango, tubyita genetic predisposition. Ibyago byiyongera iyo ufite, nk'uko yabisobanuye neza, imihindagurikire y'urwo ruhererekana rwo mu muryango. Umuntu ashobora kwibaza ati se ivurwa ite, ifata ite? Wabitubwira? Katubanze ifata ite. Izi kanseri zombi ni kanseri ebyiri zitandukanye. Kanangire yo muri nyababyeyi, ibimenyetso akenshi kanseri itangira nta bimenyetso bigaragara, ariko ababyeyi benshi berekana ibimenyetso byo kuva, cyane cyane abakuze, abatakijya mu mihango, bari muri menopause, bashobora gutangira kuva amaraso, cyangwa se akakubwira ati mbona utuntu twanduza umwenda w'imbere. Icyo nicyo kimenyetso cyane mpuruza. Iyo udusabo tw'intanga mu by'ukuri nta bimenyetso byihariye yayo igira, kuko akenshi ibimenyetso byayo bisa nk'izindi ndwara. Ababyeyi benshi, abagore benshi baza batubwira yuko bumva mu nda hatumbye, cyangwa yarya kumva yatumbye, agatangira kubabara cyane cyane mu kiziba cy'inda, cyangwa se uko kanseri igenda ikura bata ibiro, akananirwa gufungura neza. Cyane ibyo nibyo bimenyetso cyane cyane berekana. Ariko nk'uko nabibasobanuriye, biragoye kuyitandukanya
n'ubundi burwayi kuko ibimenyetso byayo rimwe na rimwe biba bitagaragara udashobora kumenya ko ari byo. Niyo mpamvu abashakashatsi bamwe bayise ngo ni indwara yica gahoro gahoro, silent killer, kuko akenshi iyo utangiye kugira ibimenyetso uburwayi buba bumaze gukura. Sinzi niba ari cyo Dr. Blaise ashaka kongeraho. Nk'uko ubivuze ngira ngo nuko biri, ahubwo icyo nakongeraho wenda n'uburyo kisuzuma kanseri yo muri nyababyeyi, kugira ngo umuntu ayimenye iyo agize ibyo bimenyetso byo kuva bidasanzwe, nubwo akenshi zifata abakuze cyane, ariko no mu batoya zishobora kubamo iyo abona imihango ku buryo budasanzwe. Ashobora kwisuzumisha. Uburyo tuyisuzuma, hari ukumusuzuma bisanzwe, ariko dushobora gufatamo n'ikizami muri nyababyeyi. Hanyuma kuri kanseri y'udusabo tw'intanga yo akenshi iyo umuntu agaragaje ibyo bimenyetso ajya kwa muganga agasuzumwa. Hari ibizamini byo kumusuzuma bisanzwe, ariko hari n'uko ashobora gukorerwa ecography. Akenshi niyo ikunze kubona ibimenyetso bya mbere. Ndumva ari ibyo. Ibindi ni ibizami byo mu maraso bashobora kumufatira. Ibyago tugira wenda nakongeraho ni uko nka kanseri y'udusabo tw'intanga nta buryo bwa screening ni ukuvuga ngo bwo kumenya ko umuntu afite ibimenyetso biyibanziriza cyangwa se byayo ataragira ibimenyetso bigaragara ku mubiri. Nibyo byago tugira. Hari ubushakashatsi bwinshi bwagiye bukorwa ku bipimo bimwe na bimwe dushobora gukoresha cyangwa kwifashisha mu gusuzuma abantu bafite ibyago byo kuyirwara, ariko ibyo bipimo byinshi ntabwo bidufasha neza ku screening. Iyo tuvuze screening ni ukupima abataragira ibimenyetso ngo tumenye niba bazayirwara. Ariko nk'uko yabivuze, akenshi iyo ugize imwe muri ibyo bimenyetso navuze, ugomba kwihutira kuza kwa muganga tukagusuzuma. Umuntu ashobora kwibaza ati urumva dufite udusabo tw'intangangore, ariko nanone hakaba n'iyi kanseri yindi yo muri nyababyeyi. Itandukaniro ririmo ni irihe? Yego, reka wenda tubisobanure mu buryo bworoshye. Nyababyeyi ni igitereko, nk'uko Dr. Blaise yabivuze, ni ahaturuka imihango. Buri kwezi umudamu yagiye imihango, ahantu haturuka iyo mihango ni muri nyababyeyi, ni mu imbere, ni naho hakurira umwana iyo umudamu yasamye. Udusabo tw'intanga dushamikiye kuri nyababyeyi. Abadamu akenshi bagira tubiri, iburyo n'ibumoso. Udusabo tw'intanga dufite umumaro, twavuga yuko umumaro w'ubwoko bubiri. Bwa mbere ni uko nibwo bubetse ibyo twita ngo ni amagi. Iyo ni iya mbere. Buri kwezi umudamu arekura igi, ibyo twita ovulation buri kwezi. Aba ari mu dusabo tw'intanga. Icya kabiri ni uko udusabo tw'intanga tuvubura imisemburo ituma abagore baba abagore. Kambyiteni ifite imisemburo igera nko ku bwoko nka bubiri cyangwa butatu ivubura, sibyo? Ituma abadamu bashobora kujya mu mihango buri kwezi, bashobora no kororoka. So udusabo tw'intanga na nyababyeyi biratandukanye. Hari icyo wongeraho? Wenda icyo nakongeraho ni uko udusabo tw'intanga ubundi dusa n'uturi mu nda mo imbere, kuko tuba turi kumwe n'amara n'izindi nyama zo mu nda, ku buryo iyo dufashwe na kanseri wenda ikaboneka itinze, ari nayo mpamvu bituma umuntu agira biriya bimenyetso byo kumva inda ibyimbye, byo kumva haze,
nicyo kibitera ni uko udusabo tw'intanga two tuba turi kumwe n'izo nyama hafi mu nda ariko nyababyeyi muri nyababyeyi ariya kanseri ifata muri nyababyeyi mo imbere ho ntabwo biba byegeranye ako kanya umuntu yagira ibyo bimenyetso. Tubwire n'ibihe bimenyetso ubundi bigaragaza uretse ibyo mwagiye muvuga ngo gutumba inda, kumva umuntu adashaka kurya, hari ibindi bimenyetso bihari? Kuri kanseri y'udusabo tw'intanga usibye ibyo bavuze hashobora kwiyongeraho nko gutakaza ibiro ku biro umuntu yari asanganywe. Hanyuma kuri kanseri ya nyababyeyi yo akenshi igaragazwa no kuva bidasanzwe. Yego, tubwire noneho ni bande bafite ibyago byo kwandura iyi ndwara ya kanseri y'udusabo tw'intanga ndetse na nyababyeyi? Yego, navuga yuko abagore bose bari kuri risiki. Kanseri y'udusabo tw'intanga umugore uwo ari we wese ashobora kuyirwara, katubiheraho. Ariko nk'uko twabisobanuye, abafite ibyago cyane cyane byo kuyirwara ni abafite mu ruhererekane rw'imiryango. Ni ukuvuga ngo ni abafite imiryango, abo mu miryango wabo ba bugufi bayirwaye, abo nibo bafite ibyo byago. Ariko kanseri y'udusabo tw'intanga, ibyago byo kuyirwara bigenda byiyongera uko umugore akura mu myaka. Abarenze cyane cyane abarenze imyaka 60 nibo bakunda kuyirwara. Ariko hari ubwoko bwa kanseri y'udusabo tw'intanga irwarwa n'abana batoya bashobora kuyirwara. Bigenda bitandukana bitewe n'imyaka. Ariko icyo nakongeraho nanone, abafite ibyago byo kuyirwara nk'uko mugenzi wanjye ugeze kubikomozaho, ni abatangiye kujya mu mihango bakiri batoya cyane, cyangwa abatinze gucura. Abagore batinze gucura nabo baba bafite ibyago bibongerera. Ababyeyi, ariko hari n'ababyeyi bafite ibyago bikeya byo kwirwara. Twavugamo nk'abantu bakoresha uburyo bwo kuboneza urubyaro, cyane cyane ubw'ibinini. Yego, abo ngabo rwose bibagabanyiriza ibyago. Hari n'ubushakashatsi bwerekanye yuko rwose n'ababyeyi n'abagore babyara abana benshi nabo bashobora bibarinda. Ariko ntabwo tuje kubashishikariza kubyara nanone abo mudashoboye kurera, ariko kubyara ubwabyo bikugabanyiriza ibyago. Ariko nk'uko kambishimangire, abagore bose bafite ibyago byo kurwara kanseri y'udusabo tw'intanga. Ubwo umuntu utarabyaye we risiki biri hejuru. Twabivuga dutyo, ntabwo tuvuga ngo abatarabyaye bose bazayirwara, ariko twavuze yuko kubyara ubwabyo biri protective. Twabyita ko biri protective, bikugabanyiriza ibyago. Tubwire noneho ivurwa iti? Uburyo kanseri, wenda duhereye kuri kanseri y'udusabo tw'intanga ivurwa, habamo uburyo nka bubiri muri rusange. Akenshi hari kuyibaga hagakurwamo twa turemangingo twose dufiteho kanseri, hanyuma hakabamo n'imiti iterwa yitwa chimiotherapy. Ubwo nibwo buryo muri rusange. Hanyuma ubwo bitewe n'urwego kanseri iriho, kuko ivurwa bitewe n'urwego iriho, habamo ibyitwa stade ya mbere, ya kabiri, ya gatatu n'iya kane. Umuntu tumenya aho duhera bitewe n'urwego kanseri iriho. Wenda namwunganira yuko ubwo buryo bwose bw'ubuvuzi dufite amahirwe ko ubu mu gihugu buhari. Ari mu bitaro cyane cyane bya kaminuza, ubwo buvuzi bwose burahari mu gihugu cyacu, kandi butari ngombwa kujya kwivuza hanze mu mahanga.
twavuze kuri izo kanseri uko ari ebyiri, sinzi niba hari ikintu runaka mwifuza ko twakongeraho mbere y'uko tujya noneho kuri kanseri y'ibere. Ikintu nshaka gushimangira ni uko ku badamu bacuze igihe cyose ubonye ko watangiye kubona icyitwa imihango cyangwa se kuva, ugomba kwihutira kuza kwa muganga kugira ngo usuzumwe. Umudamu wacuze nta na rimwe agomba kuva. Iyo yavuye aba agomba kwihutira kuza kwa muganga. Kimwe mu bintu twihutira kumenya ko atarwaye ni kanseri yo muri nyababyeyi. Icyo ndashaka kugishimangira kandi nashishikariza. Nubwo bwose twavuze yuko ifata abakuze, ariko no ku badamu batoya ubu bataragira mu gihe cya menopause cyangwa bataracura, tubashishikariza kwivuza hakiri kare iyo babonye bavuye cyane igihe bari mu mihango, cyangwa se bavuye igihe batari mu mihango. Hagati y'imihango bakaba bava, ugomba kwihutira kuza kwa muganga tukagusuzuma neza. Yego. Mfite nanjye kino kibazo nashakaga kukibaza. Iyi kanseri ifata ibere iteye ite, izite, mu magambo makeya? Kanseri y'ibere akenshi sinavuga ifata mu miyoboro n'ubundi itwara amashereka, niko umuntu yabyita, mu mvubura z'amashereka. Akenshi niho ifata. Akenshi rero itangira ari akabyimba gatoya, hanyuma umuntu akazageraho agaragaza ibimenyetso y'uko ibere rishobora nko guhindura ibara. Ahanini niho ifata muri izo mvubura z'amashereka, ariko n'ubundi nayo ni kimwe na kanseri z'udusabo tw'intanga cyangwa kanseri ya nyababyeyi, kubera ko n'ubundi nayo akenshi ikunze gufata abantu bafite za mpinduka zo mu ruhererekane rw'umuryango. Ni ibihe bimenyetso umuntu agomba kwitaho niba yagaragaje kino kibazo cyo kugira iyi kanseri y'ibere? Nk'uko yabisobanuye, akenshi itangira ari akabyimba gatoya kari mu ibere. Ako kabyimba akenshi gashobora gutangira ari gatoya, gashobora kuba gakomeye kameze nk'akabuye, ku buryo ushobora kugakoraho. Akaba ari impamvu n'ubundi dushishikariza abakobwa, abadamu kwisuzuma ubwabo, tubyita self breast assessment. Mu gitondo cya kare amaze koga cyangwa se atekanye, aba ashobora gukora ku ibere rye kugira ngo arisuzume ubwe ku giti cye, kugira ngo yumve niba harimo akabyimba cyangwa icyo ari cyo cyose ikintu kidasanzwe mu ibere. Uba ugomba kwihutira kuza kwa muganga. Utubyimba twose tuba mu ibere siko ari kanseri. Ibyo nabyo nshaka kubishimangira. Ariko niba ukumvisemo kandi kari kadasanzwemo, biba byiza ko wihutira kuza kwa muganga kugira ngo tugasuzume neza. Ibindi bimenyetso ni uko bashobora hari igihe ashobora kugira akanda ku moko ikaba yava amaraso, ashobora kuba mu ibere rimwe cyangwa se yombi, byose birashoboka. Ariko nk'uko twabivuze, ibyiza ni uko igihe cyose wisuzumye ukumva harimo akabyimba mu ibere, ugomba kwihutira kuza kwa muganga tugasuzuma kugira ngo tumenye ko atari kanseri. Ni ibihe bimenyetso bigaragaza ko yabaye kanseri? Kanseri yo mu ibere mu by'ukuri nk'uko mugenzi wanjye yabivuze, iyo watangiye kubona ibyo byo kubona amaraso mu ibere, cyangwa se ukabona uruhu rw'ibere rwahindutse, cyangwa se uko bavuga ngo imoko ikikurura yinjiramo, akenshi iriya kanseri bigeze kure. Niyo mpamvu mu nama zitangwa ari ukwisuzuma, wakumvamo akabyimba nk'uko yabivuze bakagasuzuma utararindira kubona bya bimenyetso. Kuko iyo biriya bimenyetso wabibonye, kanseri iba yageze kure.
mumaze kutubwira ko umuntu ubwe ashobora kwisuzuma ubwe akikandakanda akareba niba koko harimo ibimenyetso runaka. Uretse kwisuzuma wowe ubwawe, ni ibihe bintu runaka ushobora nanone kongera gukora kugira ngo umenye niba koko uyirwaye? Ikindi nanone unatubwire n'uburyo muyivura. Kanseri y'ibere ntabwo habaho uburyo bwihariye nanone bwo kuvuga ngo ushobora kuyibona itaraba kanseri cyangwa itarazana ikibyimba, ariko hari uburyo akenshi bukoreshwa, ariko tugira inama abantu bafite ku myaka guhera 40 bwo gukoreshwa bwa mammography, bashobora kumukorera bakaba bashobora kubona ka kabyimba katabasha kuboneka n'ijisho. Bari munsi y'imyaka 40, uretse abafite bya byago byo mu muryango by'impinduka byitwa BRCA mutation, nibo akenshi bashobora gukoresha za mammography, ariko abari munsi y'iyo myaka ubundi tubagira inama bashobora gukoresha ecography. Nayo ishobora kubibona. Sinzi niba ikintu mugenzi wanjye yarenzaho kubyerekeranye no kuyivura wenda. Abantu bose bafite abo mu miryango yabo ya hafi, ubwo turavuga yaba ari mukuru wawe, murumuna wawe, umubyeyi wawe, cyangwa se inyogosenge, abo mu miryango ya hafi barwaye kanseri y'ibere, bashishikarizwa kuza kwa muganga hakiri kare, kuko nk'uko twabivuze kanseri y'ibere ifite uko igira uruhererekane rwo mu miryango. Abo ngabo isuzuma ryabo ritangira hakiri kare bataragira n'imyaka 40. Ivurwa ite rero? Nka kanseri iyo ari yo yose biterwa n'urwego igezeho. Ari urwego itarakwira ikiri mu ibere gusa, ibere riba bishobora kubagwa. Iyo imaze gukura biba ngombwa ko ubagwa, ariko ukaba wakongererwaho n'imiti twita ngo ni chimiotherapy ivura kanseri, cyangwa se uburyo bw'imirasire aribyo twita radiotherapy. Kubw'amahirwe ubwo buryo bwose bwo kwivura nanone burahari mu gihugu. Noneho abagore dukora iki mu rwego rwo kugira ngo twirinde izi kanseri uko ari 3? Tuvuze ituruka mu dusabo tw'intanga, y'ibere ndetse n'iya nyababyeyi. Dukora iki kugira ngo tuzirinde? Yego, murakoze cyane. Kuri kanseri y'ibere yo twabisobanuye, kwisuzuma kenshi gashoboka kugira ngo umenye niba hari, katubyite kwimenya. Umugore wese agomba kwimenya, agomba kwisuzuma kenshi gashoboka. Iyo yumvise harimo ikidasanzwe, kaninde kuvuga ngo tubuye twonyine, ariko ikidasanzwe mu ibere ugomba kwihutira kuza kwa muganga. Ku bijyanye na kanseri y'udusabo tw'intanga cyangwa se yo muri nyababyeyi, igihe cyose ubonye ibimenyetso bidasanzwe ugomba kwihutira kuza kwa muganga kugira ngo usuzumwe. Mu gusoza noneho n'ubuhe butumwa mwagenera abantu badukurikiye kano kanya batari bazi ibijyanye n'izi kanseri ukoresha tumaze kuvuga, ni iki wababwira? Murakoze cyane. Icya mbere navuga ni uko dukwiye guhindura wenda imyumvire ku byerekeranye na kanseri. Nanjye ntariga ibya kanseri nari nzi yuko kanseri idakira. Bavuga ko umuntu yarwaye kanseri baravuga bati ubwo ntazakira, kandi na benshi muganira uzasanga ariko bimeze, ariko kanseri irakira. Ariko amahirwe menshi yuko yakira burundu ntigaruke ni uko ivurwa hakiri kare, ikiri kuri stade ya mbere. Niyo mpamvu twagira inama abantu kwisuzumisha hakiri kare, cyane cyane kuri izi kanseri, kuko kanseri buriya hari ibyitwa no mu ndwara zose zo kwa muganga, hari ibyitwa kurinda uburwayi ku rwego rwa mbere, urwa kabiri n'urwa gatatu, aribwo bwitwa primary prevention, secondary na tertiary. Aho ku rwego rwa mbere habaho wenda nko gukingira
so izi kanseri ntabwo zikingirwa ariko byibuze kuyibona hakiri kare byo birashoboka hanyuma no kuyivura nabyo birashoboka. Murakoze cyane kwitabira kino kiganiro. Murakoze cyane ku butumire bwanyu. Murakoze cyane. Reka mbashimire mwese mwakomeje gukurikira kino kiganiro kuva gitangira kugeza kano kanya. Njye nitwa Gaga Amahoro. Ikiganiro ni RSOC Talk Show. Reka tuzasubira ubutaha. Ndabifuriza kugira ubuzima bwiza buzira umuze.